kwibera mu binyuma, ntabwo umukobwa yapfa kumugirira urukundo rukomeye aramutse abonye undi ushobora kwigirira icyizere. Icyitonderwa ahangaha ariko nuko nubwo abakobwa bakunda cyane bene uno muhungu bananga cyane umwe w'umwiyemezi nyine wigirira icyizere agakabya. Gukabya mu bwemezi ndetse no kwiyumva bikaba byarutwa no kwituriza kuko bishobora kwangiza kurenza uko byatuma umuntu yigirira icyizere. Niba rero uri umuhungu ukaba ubizi neza yuko ushobora kuba utinya abantu cyangwa se utinya ahantu hari ibintu, byibura uzishakemo ikintu runaka gishobora gutuma ugaragara nk'uwigirira icyizere kuko abakobwa rwose bazabyubaha kandi babikunde cyane. Icya kabiri ni umuhungu w'umunyabwenge. Nubwo ubwenge bushobora kugaragarira mu bice bitandukanye by'ubuzima, aho wenda ashobora kugaragara abahanga mu ishuri ariko bakabaswa mu buzima bwo hanze, akanababaswa bo hanze ariko nabwo bakaba abahanga mu ishuri, ariko nyamara uburyo bwose waba ugaragazamo ubwenge ubuhanga nyine bitewe n'ikintu runaka wakoze, abakobwa benshi barabyishimira cyane kandi bakabyubaha. Ubushakashatsi bwanditse mu kinyamakuru Psychology Today ugaragaza yuko umukobwa iyo yiyumvisha yuko umuntu ari umuhanga ahita anatekereza ku bana bazabyara maze akumva yuko nabo bazaba ari abahanga cyane, akabyizera muri we atanazi neza uburyo birimo biragenda. Umukobwa rero abatekereza yuko umuntu w'umunyabwenge ari ingenzi kandi ko adashobora kubura mu buzima. Abanatekereza yuko mu bibazo bitandukanye bashobora kuzagira mu bihe bizaza cyangwa se muri ibyo bihe, kuko uyu muhungu amufata nk'umuhanga kandi nk'umuntu w'umunyabwenge cyane, ashobora kubona uburyo bworoheje bwo kuba yabasha gukemura ibyo bibazo maze bagasubira mu buzima bwiza cyane. Ku rundi ruhande rero kubona umukobwa ari umunyabwenge wenda afite nk'ibintu runaka akunda, kuba yakora imibare, amakuru ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, yarangiza akagira Imana agahura nyine n'umuhungu ubikunda, birumvikana yuko baba bagiye guhuza kandi bakishimana cyane. Mbere yuko rero ujya gutereta umukobwa ni byiza yuko ubanza ukamenya ikintu afata nk'ubwenge cyangwa se yubaha cyane, warangiza ukareba niba ubyujuje, wasanga hari igisabwa nyine ukabanza kukigerageza. Icya gatatu, abakobwa bakunda umuhungu ugira isuku cyane kandi wiyitaho. Kwiyitaho ntabwo ari ukuvuga kwisiga imibavu ihenze, nubwo waba rwose utajya unayisiga ariko rwose ugira isuku ni ibintu byatuma wigarurira umukobwa byoroshye cyane. Abahungu benshi nibo bakunze kugaruka kenshi yuko banga abakobwa bagira umwanda, ariko burya nta muntu wanga umwanda nk'umukobwa. Bisobanuye yuko isuku byaba n'akarusho ukaba wakwisiga umubavu umukunzi wawe yakubwiye yuko akunda, nabyo ari ibintu bishobora kugufasha cyane kuba wamwigarurira. Ibi ngibi kandi bikaba binajyana no kwambara neza, aho umusore wambara akaberwa bimwongerera amahirwe yo gukundwa, maze bigatuma umukobwa yumva yuko yahisemo neza kandi ko anyuzwe mu rukundo. Psychology Today ivuga yuko uyu musore yambara neza kandi akiyubaha, igaragariza umukobwa yuko ashobora kwifatira imyanzuro, bikanamugaragariza yuko kandi nawe azamwitaho mu bihe bizaza, kuko kwita ku bandi bantu nawe ubwawe kwitaho byarakunaniye ari ibintu umukobwa adashobora gukurura ngo abyiyumvishe maze abashe kubyakira. Icya kane gishobora gutuma abakobwa bakunda abahungu cyane, n'abahungu bazi kuganira bitagoranye. Abakobwa n'abantu bakunda kuvuga ndetse n'ibiganiro ibyo ngibyo birazwi, bakunda kuvuga hamwe no kumvwa, aho rero umuhungu agize amahirwe akaba ari umuntu uzi kuganira, akabasha kandi no kumenya igihe cyo guceceka gatuza, yarangiza kumva icyo umukobwa ashaka kuvuga, yarangiza kandi akanagerageza kugikora. Ibyo nabyo bituma umukobwa abona yuko uyu musore ari ntagereranywa. Ahangaha rero ibyo biba bigiye kujya mu murongo mwiza cyane. Umukobwa wese kubona umuhungu ubasha kumutega amatwi hanyuma akamuha umwanya uhagije ni ibintu byatuma urukundo rwabo rugenda neza kandi rwose rugakomera. Kuganira n'umukobwa rero niba uri umuhungu ushobora kubyibaza uti ni gute nabigenza, bwa mbere ni ukugerageza kujya umubaza ibibazo bimwerekeyeho, ukamubaza ibintu runaka akunda mu buzima bwe, ukamubaza icyo kuri we afata nk'urukundo, ukamubaza kandi nk'ibintu ushobora kumukorera maze bikamubabaza, ukagerageza nyine kumva uko ateye kugira ngo nyine nawe uzatangire kugerageza kumufasha muri ubwo buryo ateyemo. Ibyo byose nubikora rero uzaba ugaragaje itandukaniro rikomeye cyane ku rukundo rwawe ndetse n'uwo mukobwa, kuko abandi bahungu bose bazahura n'uwo mukobwa, kuko nta yindi gahunda wenda bazaba bamufiteho ushobora kuzasanga ntabyo bamubaza, maze akabona yuko kuko wowe umwitaho ari wowe ukwiriye amahirwe mu rukundo rwanyu. Icya gatanu, ibiganiro birimo gusetsa ndetse no guserereza ariko bitarimo gukomeretsa ni ikindi kintu gishobora gutuma wigarurira umukobwa. Gusetsa umukobwa ni ibintu bishobora gutuma kwiyumvamo cyane, bityo bikanamworohera kuba yaganira nawe akwisanzuyeho. Bituma kandi umukobwa ahora akumbuye kumva inkuru zawe, yajya guhura nawe kuko nyine azi yuko ujya umuserereza akita cyane ku buryo ari buze kuba agaragara, ku buryo ari bunaze kugabanya gusererezwa nawe. Umuhungu ukunda guserereza ndetse no gusetsa bimutera kandi kuguma mu mutwe w'umukobwa harimo baraganira.
Umukobwa rero yagiye akaba agenda amukunda gake gake ku buryo yewe umusore ashobora no kuzasanga asigaye akundwa n'abakobwa benshi kubera iyo mpano ye yo gusetsa cyangwa se yo kuganira watanabizi. Icyitonderwa kuri ibi ngibi ariko ntabwo bivuze ko akantu kose wumvise gasekeje uba ugomba kugenda ukakavuga, kuko burya kumenya gusetsa ni nk'impano. Niba ubizi yuko utazi gusetsa, aho kugira ngo ujye kuvuga ibintu bitazasetsa abantu wakwicecekera, kubera yuko bishobora no kugusebya rwose wowe ubwawe. Ku rundi ruhande hari n'abantu banga gusererezwa, aho mu gihe ugiye guserereza umuntu uba ugomba kubanza ukamenya uko afata ibintu, warangiza ukabasha kumenya ibyo umubwira cyangwa se utari buze kuza kumubwira. Guserereza umuntu udakunda gusererezwa cyangwa se ukamuserereza ku kintu yanga cyane bishobora gutuma kugira ngo agukunde akwanga urunuka, akanakuvana no mu nshuti ze, bityo amahirwe yombi ukayabura ugasanga bikozeho kubera umunwa wawe. Byiza rero kumenya ibyo umuntu akunda, ukanamenya rwose n'ibyo yanga, ukamenya kandi aho kugarukiriza kugira ngo urukundo rwanyu rukomeze kuba rwiza. Icya gatandatu abakobwa bakundira cyane abahungu ni abahungu batungurana. Niba uri umuhungu ukaba ujya utungura umukunzi wawe ukamushyira akantu, kaba ko kurya, ako kwambara cyangwa se ako kwisiga, urabizi ukuntu bimushimisha cyane. Ni ibintu byerekana yuko wahoze n'akanumutekereza, akaba ari ikintu kinyura umukobwa mu buryo butabasha kwiyumvisha. Ikindi kandi ahangaha ni uko nko mu gihe udahari umukobwa agukumbura cyane, agakumbura twa tuntu wajyaga umushyira maze akumva yuko hari ikintu runaka yabuze mu buzima bwe. Ikinyamakuru Psychology Today kivuga yuko umuhungu ushyira ikintu umukobwa buri gihe uko bagiye guhura abatandukanye na wundi ugenda imbokoboko. Kino kinyamakuru kigakomeza kivuga yuko nubwo umuntu wamushyiriye orbit cyangwa se wombo ya 50 biba bihagije ngo hanyuma ugire uburyo wigarurira umukunzi wawe. Ibi ngibi rero bikaba bitanafite aho bitandukaniye n'ababyeyi bataha imbokoboko cyangwa se ababyeyi bashyira ikintu abana babo. Aba babyeyi imbere y'abana babo ni ibintu bibiri biba bitandukanye. Uko gutungurana rero nta nubwo wagukorera gusa mu byo wereka umukunzi wawe, ahubwo no kumutungura warangiza ukaba wamubwira uti reka ngo usohokane, uti cyangwa se reka tujye ahantu runaka, nabyo ni ibintu bishobora kumunyura cyane. Ku mwanya wa 7 rero burya abakobwa banakunda abahungu babashima bakabereka yuko ari abantu badasanzwe. Buri muntu wese abizi aho ageze mu buzima bwe, cyane cyane mu bijyanye no gutera imbere birumvikana. Gusa kubona umukunzi wawe w'umuhungu agushimira yuko uri mu nzira nziza, akakwereka yuko udasanzwe mu buzima bwanyu, kandi ukabona yuko yitaye ku iterambere ryanyu ni ikintu cy'ingenzi. Niba ubizi rero yuko uri umuhungu ukaba ukunda gushimira umukobwa ukunda cyangwa se na none mukundana, rwose zirikana yuko uri mu nzira nziza cyane. Ibi ngibi bikaba bizatuma umukunzi wawe agukunda kandi akomeza kwiyumvemo. Kora akantu karyoshye cyane nko kumusoma mu musaya, nurangiza yenda umubwire ngo urasa neza, umubwire ngo yambaye neza, umubwire ngo ibintu yakoze runaka bikora neza. Nava nko ku kazi rero umubwire ko ukunda uburyo ari umukozi, niba ari umubyeyi umubwire ko ukunda uburyo yita ku bana niba agira ibibazo. Nyine muri make umwereke ko ashobora buri kintu cyose kandi ko ari umuntu ushobora kubura ugahangayika cyane mu buzima bwanyu. Ikintu cya 8 abakobwa bakundira cyane abahungu ni abahungu b'indahemuka. Ibi rwose nta kubitekerezaho ngo birenga urugero. Nta muntu utazi muri rusange ko abakobwa bakunda abahungu b'indahemuka, babandi bashobora kugukunda wenyine kandi bakakubaha. Uvanyemo yuko ashobora kwihanganira ibintu yarangiza akagwa andi mahirwe, ariko nyamara buri gihe abashaka umuntu umwubaha kandi umukunda by'intangarugero, wa wundi utamuca inyuma mu bandi bakobwa, nyine uzirikana yuko amufite nk'umukunzi. Nibyo nanone buri muhungu abashobora no kuba yagira inshuti z'abakobwa, wenda bashobora gutemberana, gusohokana, kuganira ndetse n'ibindi. Gusa rero iyo umusore azi imipaka ye ntarengwa kuri abo bakobwa b'inshuti ze, biba ari ibintu ntagereranywa ku mukunzi we kandi amukundira cyane. Niba rero uri umusore, nakubwira yuko buri mukobwa afite ibye runaka yifuza ko umusore bakundana. Iki kijyanye no gucana inyuma nta numwe ku isi gifata nk'igisanzwe. Tukiri kuri ibi ngibi kandi bikaba byaranagaragaye yuko abahungu iyo bafite gufuha ariko kudakabije, biba ari ikintu umukobwa bakundana yiratana, akumva yuko akunzwe kandi ko yishimiwe cyane mu rukundo rwanyu. Kugira gufuha gukeya rero kikaba ari ikimenyetso cya nyuma cy'urukundo, kuko burya umuntu utagukunda na gatoya ntabwo ashobora kugufuhira na busa, kuko nyine aba yumva yuko ari ibintu bisanzwe biri hagati yanyu. Gufuhira umukunzi wawe rero warangiza ukamaza nk'umuhungu bari kumwe, ukamubwira yuko wenda uriya muhungu hari ibintu runaka utamukundaho, ni ibintu bishobora gutuma uyu mukobwa kwishimira, akabona yuko umuha agaciro kandi ko ari umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe. Bikaba byamuzamuraho urukundo mu buryo udashobora gupfa gutekereza. Ikintu cya 9 abakobwa bakundira cyane abahungu ni abasore bakunda abana.
Gukunda abana ubushakashatsi bwerekanye yuko ari ibisanzwe ku biremwa muntu byose, aho kubasha kubyerekana ari byo bintu bishobora kugora abantu benshi muri rusange. Abakobwa hafi ya bose rero bakunda kandi bishimira umusore ukunda abana, dore ko bumva yuko kuba yabasha gukunda bino biremwa bitoya bishimishije, ashobora no kuzaba umubyeyi mwiza ku hazaza habo. Cyo ngicyo rero kikaba ari kimwe mu bintu ushobora gusanga gikurura umukobwa mukundana kurenza ibindi. Niba uri umuntu ukunda abana, kugerageza kubyerekana nicyo cyonyine usabwa kugira ngo wigarurire umutima w'umukobwa mukundana. Ikintu cya 10 abakobwa bashobora gukundira abahungu cyane n'abasore bubaha. Hari ibintu ubuzima busa n'ubwahinduye, aho umukobwa ngo ari we ugomba kubaha abantu bose, agaca bugufi, agatuza, mbese n'ibindi bitandukanye bijyanye n'umuco, kugira ngo abahungu ntabwo bagomba kubyubaha. Birumvikana yego ko umukobwa abasabwa bitewe n'umuco kubaha ibyo ngibyo cyane kurenza umugabo, gusa nyamara abagabo nabo bagomba kumva yuko nabo basabwa kubaha, yaba ari abantu bakuru, yaba ari abana, yaba ari ababyeyi, yaba ari abo bahuriye mu nzira, aho bari kuvugana nabo ndetse no kuganira, nyine bagomba kugaragaza guca bugufi ndetse no kubaha cyane. Impamvu ibi ngibi umukobwa bikunda nuko kenshi abatekereza ahantu hari inshuti ze, gatekereza yuko aramutse akujyanye utubaha ushobora kuba wamusebya, none yatekereza nko kuba yazakwereka ababyeyi cyangwa se abamureze, yatekereza yuko uri umuntu utagira ikinyabupfura, nabyo bikaba ari ibintu bimugoye cyane. Ikinyabupfura hamwe n'ukuntu ubana n'abandi byagukurira umukobwa mwiza cyane wo kuba yagukunda. Umuhungu wateye imbere ni ikintu cya 11 gishobora gutuma umukobwa agukunda cyane. Umuhungu wabashije kugira ikintu runaka yigezaho, aba ari umuntu ufite amahirwe yo kuba yakundwa n'abakobwa kurenza utaragira icyo yigezaho. Nubwo rero ibi ngibi ari uko nguko bimeze, ariko kuba waba uri umuhungu w'indwanyi wenda utaragira kuri byinshi, bikaba binagaragara yuko utari umunebwe, nabyo bishobora guha icyizere umukobwa, maze agatekereza yuko kuba uri umuntu uzi kurwanirira ikintu runaka ushobora kuzanagira icyo ugeraho mu buzima bwanyu buri imbere. Niba rero uri umuhungu ukaba wifuza kuzagira urukundo rwiza, kura amaboko mu mifuka ukore, kuko umukobwa wese uzagukunda nanone azagendera ku byo ufite cyangwa se ko umaze kwigeza mu buzima. Iki kintu cya 12 nubwo tukigize icya nyuma, nyamara gifite uruhare runini cyane kuko uba wakundwa n'umukobwa. Niba uzi yuko utari umunyabugugu, rwose ni ibintu byakorohera kuba wahura n'umuntu mukundana. Niba uri umusore hanyuma ukaba ukundana n'umukobwa, ukaba ubizi yuko utajya umwitaho na gato, ariko uwo mukobwa agakomeza akagukunda, uwo mukobwa ni intangarugero ntabwo asanzwe. Abahungu benshi mukunze kwishyiramo yuko abakobwa ngo bakunda amafaranga yanyu, nyamara burya ahubwo umukobwa w'umukire kandi wifashije cyane aba ashobora kukwanga kurenza uko umukene cyangwa se utifashije ashobora kuba yakwanga mu gihe utamwitaho. Ibi byonyine rero kimwe n'ibindi byinshi byerekana yuko umukobwa wese aba akeneye umusore umubaza ikintu akeneye mu buzima, umusore uzi gutanga impano, ndetse n'ubwo bwose zaba ari impano zisanzwe, gusa umukobwa akabona yuko uwo musore atandukanye n'abandi basore bose abana nabo, kandi akabona yuko uwo musore amutekerezaho mu buzima. Niba rero uri umusore kuko ushobora kumarana amezi angahe n'umuntu ariko utaramuha impano, uzabitekerezaho kabiri, kuko haje undi muhungu mumeze kimwe nyamara uzi gutanga impano, nyine wita ku mukunzi we cyane, bishobora gutuma n'umukobwa kwanga akisangira uwo kuko abona yuko ari we umwitaho. Ntabwo twanakwirengagiza ariko nanone ko ku rundi ruhande hari abakobwa bakunda cyane amafaranga y'abasore, aho abahanga bavuga yuko abasore atari ikigo cyo kuvamamo ubutunzi k'umukunzi, cyane cyane ku bakobwa. Zirikana yuko niba umukunzi wa runaka yaramuguriye imodoka, utagomba gutekereza yuko ariyo nawe azakugurira. Niba wabashije kuguha telefone kuko ariyo abashije kugura, umva yuko ari bwo bushobozi bwe kandi ubyubahe. Ihangane mu rwanirire kugera kure kuko uzabasha kubona yuko atakwima ibyo afite. Tukiranga rero, niba uzi yuko ukoresha imbaraga zawe ngo ushimishe umukunzi wawe, ariko ukaba ubizi yuko nta mbaraga na nkeya z'amafaranga urimo gushyiramo, ni ibintu ugomba gutekerezaho kabiri, kuko hari abantu bazi gutanga impano, hari n'abantu rwose bazi kwita ku bakobwa, ku buryo umukobwa urimo kwifuza cyangwa se muri mu rukundo ushobora kuzamubura mu minsi iri imbere kubw'iki kintu cyonyine. Abanyamahanga bakunze kubyita umuntu uri stingy cyangwa se umuntu ugira ubugugu cyane. Niba uzi yuko uri muri ubwo bwoko bwe, ukaba uri umuntu w'umunyabugugu cyane, gerageza rwose kubyikuramo, ntabwo ari umuco mwiza niba wifuza umukunzi. Turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu cya none. Reka mere ku bakobwa mbibariza nti, mu bintu byose twaganiriye uko ari 12, utekereza yuko ari iki wakundira cyane umusore kurenza ibindi? Hari ikindi se wakundira umusore ariko utigeze wumva muri kino kiganiro? Abasore namwe mwadukurikiye, byabyiza mudufashije mukatubwira muti
nubwo abakobwa bakunda biriya bintu ariko njye ntabwo nashobora kubikora. Usibye n'ibyo ngibyo rero n'ibindi bitekerezo byose wifuza gutanga turaza kuza kwishimira kubyumva cyane. Wakoze gufata uyu mwanya wose warangiza ukadukurikira, turacyari kumwe no mu bindi biganiro.